mbere ya byose reka tubanze tubwire umuntu wakoze subscribe niyongere kuko hari umuntu utabizi wakaryoherwa n'ikiganiro yazongera akakirakongera iyo rero ivaho ubwo no kuvuga ngo niba warakoze subscribe fatiraho yireki amakubya wa hari n'undi rero nzi bahaye Minerva ayaguramo telefone waruraho bamwirukaniye kutishyura ngomba kugendera baramwirukana agacumika hafi y'iki ariko umuhungu ngiye kamuvuganira umuhungu kamuvuganira inkuru ye nshobora kuba nyizi ariko ngo bakwita ladies favorite ladies choice ladies favorite ladies choice ni ukuvuga ngo genda kubaza ikibazo ninjye bita favorite fan favorite fan mu rurimi rw'igifaransa kongera gusuzaho ukurikiye Daily Beats official aba ku bantu bari mu Rwanda abantu bari hanze y'igihugu diaspora abarundi abanyezimbabwe East Africa yose umuntu wakoze subscribe tugushimira cyane ku musanzu wawe tugezaho tugaragariza urukundo tugaragariza nawe utarayikora tugusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye uhora ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi uyu munsi rero ariko se ko mbona ubundi wagwanye bro bimeze fresh kabisa nakira musubize ntacyo bimeze bite ashima aba bimeze fresh fresh uyu munsi twabazaniye umutumirwa ibintu mwahoze muvuga ngo nkwe ariko hari akazi nafite muri iyi minsi muri iyi minsi bamwita Eri Pucho impaka zicika yitwaga Eri Komandante ariko asigaye yitwa Eri Pucho Eri Komandante ubundi amazina ye yose aba ari amanya Espanyol buriya nawe ngo afite igisekuruza muri Espanye none se bagaseke k'amakuru ase bo ni agaseke k'amakuru ni agaseke kabiri ni agake uyu munsi ariko mbere ya byose reka tubanze tubwire umuntu wakoze subscribe niyongere kuko hari umuntu utabizi wakaryoherwa n'ikiganiro yazongera akakirakongera iyo rero ivaho ubwo no kuvuga ngo niba warakoze subscribe fatiraho yireki amakubya wakoze ubwo waduteye inkunga utazaryoherwa ukongera ngo ugiye gukora subscribe kandi subscribe ari imwe utazabona Eri Pucho naje nakuryohereje wongera uyikore ukoze agahita kava ukoze iki ukoze subscribe urakoze cyane sobanura kandi none se ubwo ngubwo bimeze bite ubundi ibintu ni neza nayimaze iminsi nsa n'uri bize ukuntu amasomo n'iki ariko ngo hanze aha ngo ubushyuhe bwabaye bwinshi ubushyuhe bwari bwinshi ariko ubundi sinzi impamvu ibi bihe biri kugenda bihindagura ubundi kuwa gatatu no kuwa kane ari igihe cy'imvura ariko muri ino minsi bamugani ibyo inuze guverinoma yacu inadushishikariza tujye dukora ibishoboka byose kugira ngo ikirere cyacu turwaye n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere ubu ngubu haba ari imvura ariko kugaragara izuba ryinshi ariko muri iki gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 26 nabonye ibintu rwose haramutse hari agahu gakonje ibyo nanjye nibyo nkunda urandi inshuti y'ikirere gikonje ntabwo nkunda ubushyuhe tuzajya kwibera Canada none se amahoro wabonye uyaza oya nawe nyaza kabisa nawe nza amahoro wabonye uyaza cyane wabonye nyaza amahoro cyane rwose nabonye nza amahoro kandi ariko mwaye mubyumvisha amafuti siko nabaye mpamvu mwaseka nabonye nza amahoro wayaje nayaje okay murakoze cyane waje amahoro naje amahoro ngaho tubwire rero agaseke kuno munsi kabiri turagapfundurira he agaseke ko uyu munsi rero kabiri bura turagahera akora inkuru nari mfite
nijoro naryamye ntekereza ibintu byaje guhitamo muri segonderi ugasanga umwana subize ko by'abasikorere ibyo bita muri sikorere nende muri superiere segonderi nko mu wa kane mu wa gatanu ibintu hari utuntu dukora two ku ishuri tw'amabidi utuntu tw'amaniveriseri none ukaba ufite iki umwana mukundana ubundi iyi imeze nk'aho ari pate tu ya za aniveriseri buriya ni akantu ka aniveriseri twigeze gukora abantu baragakunda iyi ni pate tu yego muri iyi pate tu rero ejo nibwo naryamye ndabitekera ndavana ariko wasuka hasi umuceri tukamena hasi ibi bintu wabivugaho ku nkuru za segonderi nk'izo ngizo yego bijyana n'imyaka ariko nanjye ubwo nabitekera ndi mu burinda seka nisetse ubibaza impamvu niba naboneka ibi bintu bamugane ka tubivugaho turi ikintu kibitera noneho rero habaye ikintu nari mfite umwana w'inshuti yanjye ariko umukobwa w'inshuti ya tereta ko afite iki aniveriseri ubwo ngubwo urabizi muri segonderi ubundi aniveriseri habagaho ikintu cyo kuyitegura ugashyiraho umuntu uvuga ati ngewe uzanegura aniveriseri y'umugore wanjye nk'uko n'ubukwe n'ubu ngubu bigenda yego hari umuntu ugomba uvuga ati uyu ni maestro muri ibi bintu abikurikirane uyu ni eri komandante ni eri buco mubi cyane cyane cyo nari naciye impaka wari impaka ucanga impaka noneho arambwira ati rero bikurikirane isaba abantu we nkora urutonde rw'abantu 50 inshuti zanjye 50 ku ishuri bafashe mu wa gatanu mu wa kane bake no mu wa gatandatu ugeze mu wa gatanu mu wa gatandatu watangiye kwiyumva agiye kurangiza reka ishuri n'ibyo mbona ubwo rero birangiye agiye kurangiza ishuri birangiye rero mu kubategura arambwira ati abantu wabateguye ahubwo se ko kumwe utabateguje contribution bite ibyo bitekere ufite ikihe kibazo cya contribution namenye kujya muri bidi bakambwira ati ni 500 cyangwa ni 1000 niyo contribution wenda umuntu wayiteguye akazishyiraho utundi dufaranga duhe we yambwiye ati ndayi ariko nta turavuna wanishyura amafaranga n'ayanjye tukarisubwa abantu 50 wabahaza bakanywa bakanarya nibwo ari ibintu biri simple nta nyama tuzagira ni ibintu biri simple byo kugira ngo ugaragaze umukunzi wawe ko umufite unamutekereza ariko se amafaranga uzayabona yambwiye webwe naguye no kubategura ubundi akazi kawe ko ari ugutegura abantu bite byawe bindi urimo ni ibiki ngo nkwe naravuze nti wivunika nanjye reka mbategura nanjye ndabishoboye amazina ndayamushyira maze kuyamushyira aniversary icyo gihe yakoraga icyumweru n'igice irangije kuwa mbere yakoraga kuwa gatanu nimugoroba kuwa gatanu kuko nibwo haba ari agatutu kameze neza nta etide ntaki nawe urabizi muri interina nibwo mutangiye kuruka mugiye kwinjira mu ki muri weekend uvuga ati twabubatse amasomo mwana arambwira ati bigera kuwa mbere kuwa kabiri ubwo mwatangiye ubwo ngewe abantu bose namuhereje kuwa gatatu rero wabasoje yego ibintu byose biri ku murongo namuhaye ibintu bizakenerwa buri muntu azakonsumira amafaranga ikintu cyabaye namugana ahubwo amafaranga yategura afata amafaranga yategura ntume n'impano hanze kuwa kangahe ubwo byamaze kujya kuwa gatatu kandi bidiri kuwa gatanu nimugoroba abantu ndababwira umwana nabatumiye imeze gutya na gutya ariko nta contribution yanyu ikenewe ibintu bizagira ibiki nyiri bide azayitangira abana barumira batangira no kumutinya uriya muntu yarakize kandi bajya bavuga ko yaturutse no hanze se kari mu Burundi mu diaspora mundi nawe yakukanga ariko no mu diaspora mu Burundi ariko kwa kwifunga abana bakajya bamutinya ikibazo abana barishima batoke ubwo uriya tuzarya tunko buriya hari ahantu hagira abubukwe bitewe n'urugo rwariro bagira urugo tuzanatwerera bariya ntabwo tuzatwerera kandi tuzarya tunko rero niko bayifata hakaba n'urundi niyo mwatwerera mwavuga ati shati kadupfe kugerayo ibyo kugerayo no ibyo kurya byo bagaseriva bimwe ni 200 y'imera binyuma babahimira hagusa kandi bakomeye baracyayitangara kareka yaraciwe
niho yaraciwe burya cyane ubundi kera bagwaga umuheha ukarinda ubumana batazanye icyo kurya. abandi barayiryaga basanga yicare kurya nanjye nigeze kujya ahantu bamumuheha uzi gutaha ubukwe nigeze gutaha ubukwe kambe ngize mani natashye ubukwe baje bamumuheha nkumeraho n'abana ariko wenda ndaza kurwariza kuri keke bazanye ukuntu ari imeze ni 200 y'imbere ba basaza baba basabye bakanakwa na se na nyina 200 y'imbere abinyuma twatahiye aho asubwo byari nka ryari si vuba ni nka 2021 ariko corona yari ivuyemo abantu bari bakeneye babanza hari ukuntu byari byarabaye bari kwiranja ubwo ari ukuntu umuhungu yaga guteye inda kubateka tubyihutisha n'ubushobozi utaraboneka wasanga nawe warazize corona oya nazize gukubagana kwabo ukubagana ko bateye inda barakubaganye bakora ibintu batateguye wari watwereye wari watwereye komeza avumba ntabwo bajya babura ni umuco nyarwanda nuko rero bigera kwa gatatu nyine byuko twe dufite amasomo abiri akomeza kuvugisha grand frère nawe w'umunyamahanga akaba hehe yabaga muri Canada avuga ati grand frère tunyureze ibiceri biti n'ibi ati 80 ati gutya na gutya urumva hari ukuntu iyo umuntu ari petit frère wawe umwumva ati ariko njyewe ati urumva ndashaka ufite impano nza umukobwa inshuti yanjye ati kandi afite anniversaire ahubwo ayo ngayo nayo kongeraho ati nabwo batanze contribution frère we byumva aravuga ati niba petit nta kundi ntabwo namusebye avuga ati wowe naza kuyakohereza yego ajya ku cyizere nanjye uwo nkanjye wabiteguye umutegure nakomeza nanjye mbwira abantu tumwe mutuze mutuze ariko urusaku mufite n'urwiki ko mwe rukora style warazishatse icyangwe warateguye uzaba umeze neza abizi muri tero na rumu wowe gashaka kuzamura umwenda wawe kwa gatanu agahera kuwa mbere uguti ubona nawe ubukiye babyita kuvara kuvara rega kuvara ni inshinga y'igiswere ngo kuvara nyine babizi kuvara ni inshinga igiswahili yo kwambara kuvara nicyo bivuga yuko kwambara yero kwa kurira iburayi na we twumvaga kuvara yakuriye urumva nakuriye mu ntara ya Catalonia mujyi wa Barcelona buriya niyo kipe mfana tu iyi ngiyi pucu si ikintu sobanura nzabikuvuga mu kiganiro cy'umupira ibyo nzabikubwira amazina yanjye ni menshi ariko nzagenda nkusobanura watubwira inyarwanda ubu ngubu dusambare Jay tuzajya tavandimwe Kasuku yitwa Kambare Jay ni Kasuku Kambare Jay oya natubwirira ubundi nge nitwa Cyuzuzo Thiago Fabrice El Comandante Papa Barcelona icyegere mu nkuru ladies favorite ladies choice nuko mwago jewe koga nani mahitamo afite nukunkunda kuri wowe nuko bimeze ese wanyagiriye ladies choice ladies favorite icyegere mu nkuru naciye impaka ariko nuko rero nukomereza urumva umuntu ari Canada umunyeshuri ari mu Rwanda ntabwo nshaka kumentioninga aho hantu noneho aho bise umuntu akubwita ndakoreza amafaranga wasanga ari nka za Rusizi amadolari 80 buriya ni amadolari menshi ariko ku muntu uzi ko ufite amafaranga ari hanze buriya ntabwo amafaranga menshi cyane uvuga ati ntukoresha ntucaba uvuga ati frere n'umukire afite amafaranga aramunemeza abana yahamagara connexion zikanga kuko isaha zagize utayamwohereje kuwa kane kandi ubwo kuwa kane nibwo byibuza deadline mutanga komande 50 abandi bakayitanga ibintu bikava hanze cyangwa se niyo kantine akavuga ati ibintu bibe byageze ari ibyacu atajya n'umunyeshuri uza kugura icyo kuryaho byagenze se kandi birangira gikoro ise leta ajya kumufata abona amafaranga ntaraza abana biteguye ibyangwe kuwa gatanu biragera inoti ntiziraza gusa umwana ikintu yakoze kuwa gatanu mu gitondo twari biga mbere ya saa sita we ntiyaje ku ishuri yiri waryamye bakambaza se
ko aribo bateguye ibintu mwe n'ibyo biteguye ko ntabwo ni nyirabyo nanjye nategura mu nshuti yanjye njye mutegura ariko nzategura uko nanjye nahawe ibyo gutegura ibintu byose kuko yari yakoze akazi ke ariko nyiri gutegura umukobwa ashobora kuba yagize akabazo ntabwo yaje mu ishuri wese twanagenda tukajya kumusura ati nayo akantu tumushyira muri break tukamushyira wumva umuntu muri doro n'inzara ibinariyo ibiriyo bashaka kuyisangayo mbese abakobwa bashaka kuyisangayo bakagera bakamuha ibyo kurya nyine bakamuzana utuntu muri kantine nk'umuntu warwaye bakayisangayo bakayirwanya nk'uko rero inzara nyine dore uko byarangiye umukobwa umwe yaramwiti waretse tukamura utunuka tumushyira ubu nabwo yasigaye umumeze uti ubwo bari ni nka kwa kundi wizigama ukavuga ati eri komandante mu minsi iza azaba afite ibiceri reka mbanze mere kwiyanzuza ikinyarwanda cyiza reka niyanzuze kugira ngo n'ibiceri nibiza atazatekereza undi ariko nkumva yuko nabo bari gutekereza yuko uwo muntu afite ikibazo kandi afite gahunda ya biti akavuga ati reka tumwiteho nanone n'ubundi twari buzatange tugira n'ubundi yarayadutanze ubundi nimugoroba ni biti nta na kontribisiyo twatanze umuntu akomeye nawe wabyumva ikintu cyabaye rero saa sita zarageze saa sita zimaze kugera umuntu agase ibintu bitarajya ku murongo kandi niye ko twagakwiye kuba twamubwiye ibintu yabishyize ku ruhande nubwo bimeze bite ikintu cyabaye ntacyo nzi umuhungu ndagenda mugase tubibare gute n'urumva umeze ute njye numva nararwara nasindwara ati ariko tubanza ubwo ese amafaranga bayakoresha ati ntabwo ari gufata fone ibyo bintu ngo numva bikomeye ntabwo afata fone se kubera iki ntabwo mbizi ariko rero runaka iyo atayakohereza nawe wagize ibiki wararangaye ni gute iyo uvuga bakazana amafaranga niyo ya 500 niyo yaba 500 ukongeraho wenda da makeya ariko anniversaire ikagira ibiki ikaba nisuba uko dusebye kandi njye nubwo nsebye nk'umuntu wari kugutegurira ariko njye nta kibazo mfite kuko sindi nyirabyo ariko umukobwa arakora kubona nabi n'abantu wabwiye ati nta contribution bayibone nabi byarangiye bite yagiye vuga ati rero ubwire ko impano yabuze ati impano nashaka kumuha bayitumijeho hanze none bayibuze ese ubwo turakora iki amafaranga yabuze turabyitirira impano yabuze tubyimure ateko turabyima tubishyire ku wa gatanu urumva icyo kintu ndabyumva ibaze we waripanitse wanga ko abantu batanga contribution ngo bagufashe none ibintu ugiye kubyima kubera iki nta n'atanu yabonetse abana bari bapanze cyane yego turi mwana wo mu gipangu wo mu bakire turuha amafaranga arahari ahubwo tuzarya tumwe duhaga nta mwana n'uwiburaye nuko byarangiye umwana asebye yarasebye umukobwa yamucijemo ijisho abona ko yamukinisha ntabwo nkawe ibyo bintu urabyumva uti hari ingaruka byagize izo ngaruka urumva ari izihe twabyirinda ese kuko abasikorere bajya bashukwa n'imyaka n'iki bipanike gutyo kubera akantu ko kwemeza umukobwa ubwo nanjye ubushize hariyo nari nakozeho umuhungu aripambye bamuhaye minerivare we koza noneho muri minerivare y'ababyeyi bamuhaye arajya ahamagaza itsinda ry'abashyushya rugamba urumva arangije bagura amatisheti ya za King na za Queen bashyiraho aguza amatimba araryoshye muri minerivare y'ababyeyi ariko biriya bintu ntabwo ari byiza oya tujye tunabagira inama ntabwo ari byiza pe byarangiye umukobwa amucisha ijisho aranamukatira afatira mu jama yanyemeraga ariko nta kintu ari hasi hari n'undi rero nzi bahaye minerivare ayaguramo telefone wari uri aho bamwirukaniye
kutishyura minesi we ngo yaguzemo smartphone aremeza genda yagiraga ashimisha abantu yashaka kwemeza icyaha ati neza nshaka no muri vacancy yaragiye umuhungu asebye bakajya bamwirukana akabura uko abwira nyina telefone se yari yariguriye urumva yaragiye arayigura akavuga ati mu kavakansi ni gute nyuma afite katusha afite smartphone batwika rero Minerva bayiguzemo telefone bagati igomba kugendera baramwirukana bagacumika hafi y'iki ariko umuhungu ngiye kamuvuganira umuhungu kamuvuganira inkuru nshobora kuba nyizi umuhungu inkuru nshobora kuba nyizi mani baramwirukanaga uyu muhungu yari afite telefone urumva ahubwo agura n'indi ahubwo yagize ibyago baramwiba yagize ibyago baramwiba oya birumvikana bro birumvikana marabona ko akuntu ashaka biba byoroshye urabona ko akuntu ariko inkuru tuzayivugaho ubutaha muri Daily Dits Official duhora turi tayari so duhora tubazanira ikintu bise ubwino ariko ngo bakwita ladies favorite ladies choice ladies favorite ladies choice no kuvuga ngo genda kubaza ikibazo ninjye bita favorite of fan favorite of fan mu rurimi rw'igifaransa nshaka kubaza ikibazo ibanga harya ni ladies choice ninjye mahitamo y'abakobwa ntibashobora kujya ahandi hantu wajya cyegereye mu nkoko inkuru ngenda ashaka nyine ubanza umbwire ibanga ukoresha ibanga nta rindi hari ukuntu yivugana igikundiro nanjye nakivuga abagore kandi kuba ku gitsina gore ariko n'abagabo baramura akazi bitari urukundo ahubwo banyiyumvamo abagabo bakwiyumvamo babona duhuza cyangwa n'abagabo shaho uragira banyiyumvamo ariko si urukundo ariko ku bagore aba nawe yaje ashobora kuba yaje abagabo bakwiyumvamo afite ubwanwa njye tuzanyiteye na ba bandi ubwanwa ubona yogoshe tugushimira ko dukurikiye dusuhuza abahungu b'inzobe turasuhuza ariko buri imibiri yombi umuntu wese ukurikira Daily Dits Official ibiganiro byacu bikunde mutwereke umusanzu natwe turabakunda tubazanira noneho tugiye kuzashaka ukuntu tuzajya tubagezaho n'iki n'amakuru agezweho mu mikino kabisa birakwiye bose pe kandi turabashimira muzaye muhana natwe Eri Pujo ndahari nk'umupunditi kuri Daily Dits Official buri munsi uko zayamboneka nzagenza tuganire tugushimira cyane umugabo ku ruhande ariko ngo bakamwita mubi kubi gusa mubi kubi asujye ubivugana imbaraga turabashimiye murakoze cyane mukomeze mukore subscribe batongera gukora icyaha batongera uwayikoze ntiyongere nubwo ikiganiro kiryoshye ntukibone ngo wongere ngo bisubiremo uwayikoze ntiyongere atayikuraho iryo ni ijambo ry'ubwenge kabisa turabashimiye cyane kandi Eri Pujo yakoze cyane nawe yewe ndabakunda ariko kagatwenge ntabwo twagira la 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 murakoze cyane